komeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Reka nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo tuzagira inkuru nimwe izajya igucika. Ngewe uri kumva nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ni intambara iri kubera muri Ukraine uyu munsi kuwa gatandatu ku itariki 26 ukwezi kwa kabiri 2022. No munsi wa gatatu w'iyi ntambara ikomeye cyane, aho igihugu cy'uburusiya cyagiye gushoza intambara mu gihugu cya Ukraine. Hari amakuru menshi cyane ariyo tuzajya tugenda tugarukaho nkwereza updates y'ukuntu ibintu bimeze, gusa kugeza ubu ngubu ntabwo byoroshye habe na gatoya, ndetse n'ibyavugwaga by'imishyikirano nta bihari. Ubu ibintu bimeze nabi cyane, intambara ari gufata urundi rwego. Kugeza ubu ngubu abantu barenga ibihumbi 100 bagiye mu gihugu cya Polonye bava mu gihugu cya Ukraine bahunga iyi ntambara. Gusa ibyavugwaga ku munsi w'ejo yuko Ukraine ishobora kuganira n'abarusiya bakiyunga, hanyuma bakagana inzira y'ibiganiro kugira ngo barebe ko intambara yahagarara, ntabwo ari byo. Mu gitondo cy'uyu munsi Zelensky, uyu akaba ari perezida w'iki gihugu cya Ukraine, yatangaje ko badafite gahunda yo kumanika amaboko cyangwa se kureka kurwanirira igihugu cyabo, ahubwo gahunda ikomeje yo kurwanirira Ukraine cyangwa se igihugu cyabo. Yasabye buri muturage wese wa Ukraine cyangwa se buri munyagihugu wese kuba hamwe n'igihugu cye ndetse no gufasha igihugu cye kurwana uru rugamba, kandi abwira abaturage ba Ukraine ko batazigera bamanika amaboko. Ku munsi w'ejo kandi nibwo hasohotse amakuru yuko ingabo z'abarusiya zamaze kugera mu murwa mukuru wa Ukraine, uyu murwa mukuru witwa Kiev, ndetse binavugwa ko bashobora kuwigarurira mu minsi mike. Gusa uyu munsi mu masaha make ashize Zelensky, perezida wa Ukraine, yatangaje ko ari bo bari gukontorora umujyi wa Kiev neza cyane, ndetse n'indi mijyi yose yegeranye n'uyu mujyi wa Kiev. Hakomeje kugenda haba ibintu bigiye bitandukanye, aho kuri ubu ngubu ubwato bwa Ukraine bwarashwe na misile z'abarusiya buri hafi kugera ku cyambu cya Odessa Port. Iki akaba ari icyambu kinini cyane muri Ukraine. Ubu bwato nyine nk'uko maze kubikubwira bukaba bwarashwe na misile z'abarusiya. Si ibyo gusa kandi ubwato bw'abarusiya nabwo bwafashwe n'abafaransa. Gusa nyuma yaho gatoya, ubwo bwato bukimara gufatwa, abarusiya basabye abafaransa ibisobanuro birambuye, ndetse bakavuga n'impamvu bafashe ubwo bwato. Gusa igihari nuko abafaransa batangaje ko ubwo bwato icyatumye bufatwa ari kugira ngo barebe niba butarenze ku bihano byafatiwe Uburusiya. Uburusiya bukomeje kugenda bufatirwa ibihano bigiye bitandukanye, aho nk'igihugu cya Bulgaria, ubwami bw'abongereza bwavuze ko nta ndege yemerewe kugenda mu kirere cy'ibyo bihugu maze kukubwira haruguru y'Abarusiya cyangwa se Russian Airlines. Ikindi kandi ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Polonye, Abadage nabyo biri kuganira ku bihano byafatira Abarusiya kubera izi mvururu bakomeje guteza mu gihugu cya Polonye. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka afite ahantu ahuriye n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, igihugu cya Slovakia cyoherereje ibikoresho by'intambara bifite agaciro ka miliyoni 2,600 by'amayero igihugu cya Ukraine kugira ngo bizagoboke Ukraine mu gihe baba babikeneye. Leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihugu gitegerejwe kuza gutanga umusada muri Ukraine, umuyobozi wacu cyangwa se perezida w'iki gihugu Joe Biden yavuze ko nta ngabo z'abanyamerika zigera yohereza muri Ukraine ngo barwane n'abarusiya, kuko icyo gihe byatuma byitwa intambara hagati y'abarusiya ndetse n'abanyamerika. Joe Biden rero yavuze ko nta musirikari w'umunyamerika n'umwe azigera yoherezayo. Bikomeje kudogera ndetse bikomeje no kuba bibi cyane mu gihugu cya Ukraine. Ayo niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya. Gusa perezida w'iki gihugu Zelensky nyine yatangaje ko ubu ngubu umurwa mukuru wa Kiev babufite neza cyane, nta kibazo na kimwe, kandi bakomeje kurwanya basubiza inyuma ingabo z'abarusiya zari zigabije uyu murwa mukuru wa Kiev. Ayo niyo makuru nari ngufitiye aka kanya. Gusa kora subscribe n'ubundi ndibuze kugenda nguhereza amakuru agiye agezweho
agezweho afite ahantu ahuriye n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine gifite umujyi witwa Kiev bikomeje kuba bibi cyane. Gusa kugeza n'ubu ngubu uwitwa Zelensky perezida wa Ukraine ntabwo arigera ahunga iki gihugu, ndetse n'abanyamerika bashaka kumuhungisha yababwiye ko imodokari bari kuzamwoherereza ziza kumutwara aho kugira ngo abe arizo bamwoherereza, ahubwo bamwoherereze ibikoresho bya gisirikare kugira ngo ahashye umwanzi. Yavugaga abarusiya bamuteye mu gihugu cye cya Ukraine. Reka ngushimire cyane, n'ubundi andi makuru ni mukanya. Reka nizere ko kandi ukomeje no kugira ibihe byiza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.